Bakunzi ibiganiro byacu nongeye kubaha kaze aho muri hose mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami wacu. Wewe urimo kunyumva, Uwiteka aguha umugisha kandi akugirire neza wo gufata ijambo ry'Imana ukarifatira umwanya ukariha agaciro. Uwiteka akuvana ahantu akugeza ahandi, kuko ibiryo byacu twebwe by'umwuka ni ijambo ry'Imana. Rero iyo tutaririye kamere zacu zirabyuka zikaba nyinshi, tukabimenyera mu mico dusigaye dufite cyangwa se imitekerereze. Rero niyo mpamvu tugomba kugaburira umuntu wacu w'imbere. Yesu iraguha umugisha kubwo gufata umwanya nk'uyu mu bihe nk'ibi. Haleluya. Bakira mbifuriza umwaka musha. Ushobora kuba wumvishe buno butumwa wenda umwaka ugeze hagati, icyangombwa nuko wumva intumbero y'iri jambo turi busengere mu cyerekezo cy'ubutumwa turi bwigire hamwe. Uyu munsi rero Uwiteka akaba yanshize ku mutima amagambo avuga ngo ni gute se umuntu w'Imana ashobora gutangira neza igihe cye. Iyo mvuze igihe ni ukuvuga ngo wenda utangiye umwaka musha, ugiye mu rugo rusha, ugiye mu kazi gasha, ikintu cyose gisha waba utangiye uvuye mu bindi bihe bidasanzwe wari urimo, kuko twese tugizwe n'ibihe. Yesu iraguha umugisha cyane. Ushobora kuba wari uvuye mu bihe bibabaje ariko ugatangira ibindi bihe by'ibisubizo, naho nyine ukeneye ijambo ry'Imana. Waba uri mu bihe bibabaje wari uvuye mu bisubizo, hose dukeneye ijambo ry'Imana, kuko Imana yacu ni Imana yo mu bisubizo, ikongera ikabana natwe no mu bibazo. Uko byaba byaragenze kose, aho uri hose menya ko Imana igukunda kandi igufitiye umugambi mwiza. Yuda we, komeza ibirori byawe. Imana ishigikira n'abanyabirori. Yesu ashimwe. Wowe rero wishimye, komerezaho ukomeza ibirori byawe. Nawe ubabaye, wumva ucitse intege, wumva utazi neza aho urimo urajya, kuko twese ntabwo tuba tuzi aho turimo kujya. By'ukuri ijambo ry'Imana tubwira yuko imitima yacu itekereza byinshi, ariko Imana akaba ariyo isoza ibyo twagambiriye. Niyo mpamvu rero tugomba guhora tunezerewe iteka twiringiye Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Tekereje cyane ku ijambo rishobora kudufasha mu gihe nk'iki. Nibuka muri Yohana 10:10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Wavuze aya magambo ni umwami wacu Yesu Kristo. Ushobora kuba warahuye n'ibyica cyangwa se ibirimbura cyangwa se kwibwa. Igihe cyose waba urimwo, nagira ngo nkumenyeshe yuko hari Imana igifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Cyane cyane ngendeye kuri iki gihe, mu mwaka wa 2020 wabaye umwaka utoroshe kuri twese abari mu isi. Twaratunguwe, bamwe bashobora kuba bafite ingamba bari barafashe, ibyo bari barateguye gukora, benshi byarapfuye, ariko hari n'abandi babiboneyemo igisubizo, ibyo twe kubyirengagiza. Hari abandi Imana yagiriye neza, hari abandi batahuye n'ibibazo barimo bashima Imana. Ariko noneho twese abana b'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Rivuga ngo duhore dushima muri byose. Byose bikoranizamo kutugirira neza. Nagira ngo rero urimo kunyumva ntucike intege. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo cyatemwe cyakongera kigashibuka, iyo cyumvise amazi kikongera kikagira iki? Kikagira amashami n'amababi, kikera imbuto, abantu bakakiryaho, bakicara munsi y'icyo giti bakumva akayaga keza. Birashoboka rero ko Imana yakongera ikagushibura wewe wumva waribwe, wararimbuwe, ibintu bigacika ku buzima bwawe. Nkuko muri Yobu hatubwira 14:7 umenye yuko Imana ishobora kongera kugushibura. Nuwemera ijambo ry'Imana rikongera kakubamwo, ukongera ukagira ibyiringiro. Iyo utakaje ibyiringiro utakaje ikintu gikomeye cyane. Ushobora kugira ibibazo, ushobora kubabara, ariko udafite ibyiringiro byaba bibi cyane. Niyo mpamvu ubona umuntu afite ibyiringiro ni ari mu bigeragezo cyangwa se mu bibazo ahora n'ibyishimo n'umunezero. Nubwo twaba twarasenyutse, nubwo twaba twaribye cyangwa se ibintu bikarimbuka, ese twabigenza dute twebwe turi mu birori Imana yagiriye neza, tudafite icyo tuyishinja? Ni gute dushobora gukomeza ibirori byacu? Haleluya. Nta rindi banga rero mfite, nangiye kubabwira igikenewe nuko Imana yacu niyo iya mbere dukeneye gushira mu buzima bwacu, kugira ngo utangire neza igihe cyawe icyo ari cyo cyose. Wewe muntu ushobora kuba utangiye akazi gasha, wowe muntu ushobora kuba ugiye wenda kwicara mu rugo ahisemo kudakora, wowe muntu ushobora kuba ubonye promotion cyangwa se uri mu gihugu gisha, uri ahantu utamenyereye. Nagira nkubwire ikintu cyonyine cyagufasha nuko ugendana n'Imana uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Gukorana n'Imana rero niryo tangiriro rya byose. Yesu yarabivuze mu Byahishuriwe 20:6 bitewe na Bibiliya ufite cyangwa ku murongo wa 5 haravuga ngo nige Alpha na Omega, nditangiro n'iherezo. Ukuvuga ngo Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. We kugira ubwoba muri icyo kintu ugiye gutangira, nagira nkubwire shira Imana imbere, nawe ntuzakorwa n'isoni. Yarongera bivuga Mose mu Kuva 33:15 aravuga ngo Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe
ntidukwiriye kuva ahanga, ntabwo turi buve hano utajyanye natwe. Imana yagendanye na Mose tumuzi ko yari umuntu Imana yakoresheje mu kwambutsa ubwoko bwa Isirayeli buva kwa Farawo, ariko Imana iramubwira ngo imuha itegeko ngo nimugende ndabaha marayika. Ariko Mose aravuga ngo sinshobora kuva hano, nta kintu na kimwe nashobora kubwira buno bwoko bwawe, ubwawe nutajyana natwe ntabwo turi buve hano. Bikwiriye rero ko abana b'Imana buri gihe tutibagira Imana. Ese waba waratangiye ikintu utabyeretse Imana? Biratubwira kandi ngo ibyo musaba byose mubisengere mubyingingiye kandi mwabanje kubibwira Imana. Ikintu cyose rero turasabwa kutibagira Imana. Kutibagira Imana bisobanura iki? Nuko hari igihe dutwarwa n'ibibazo cyangwa se tugatwarwa n'ibyishimo ugasanga Imana isa naho wayishyize ku ruhande. Nagira ngo ibyo usaba byose, ibyo urimo byose, ibyo urimo gusubizwamo byose, menya yuko Imana ariyo iguha no kurya uwo munezero. Niyo rero ugomba gushira imbere. Imana bayishira imbere bate? Bagendana nayo bate? Nuko uyitekereza umunsi ku munsi. Zaburi ya 2:7 kugeza ku 8 avuga ngo uyu munsi ndakubyaye, nsaba amahanga nanjye ndayaguha. Nibyo ndabyemera ko dufite ibintu byinshi bidutwara muri iki gihe Satani abikoreyemo. Abantu arababwira ngo uri busy, ntufite umwanya wo gusenga, ntufite umwanya wo gutekereza Imana. Ariko nagira nkubwire mwene data yuko muri iki gihe nta kintu na kimwe dukwiriye kwireguza, ariko nagira mbabwire yuko hari iterambere ryinshi rishobora kudufasha kugendana n'Imana buri munsi. Dukeneye gutekereza Imana. Uravuga uti nayitekereza ntimba ndi mu mibare, mba ndimo kwirukanka hirya no hino, ariko nkubwiye yuko Imana turayisaba kugira ngo ubashe kugendana nayo. Niyo mpamvu biri tubwiye muri Zaburi ya 2 ngo nsaba amahanga ndayaguha nayakubere umwandu wawe. Dukwiriye kuba abantu basaba Imana izo mbaraga kugira ngo uzigire nuko uzisaba Imana, kandi ukamenya igihe cyawe kigukwiriye cyo kuvuga ngo Mana nje kugusenga, ndakwinginze nkurikije ibihe ndimo n'ahantu ngiye, sinkwibagiye Mana. Uri mu kazi ushobora kumva ijambo ry'Imana ukoresheje iterambere tugezeho. Ushobora gukoresha radio, ushobora gukoresha za mudasobwa, ahantu hose uri ugahora uri ku gicaniro cy'Uwiteka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ratubwira ngo ku gicaniro cy'Uwiteka ntihakazime umuriro. Nitukemere rero ibintu bituzimya cyangwa se guha umwanya Satani kugira ngo tuzime. Yesu ashimwe. Ikindi gikunda kutwibagiza tugasiga Imana nuko tureba ibibazo cyane, kandi Imana ari itembesha imigezi muri ibyo bibazo byawe. Imana ni icyinzira hatari inzira, kandi Imana ishoboye gukora ikintu gisha kigutangaza. Rero nshuti yanjye, ndifuza rero ko mwene data umwaka dutangiye wa 2021 menya yuko ukeneye kugendana n'Imana ugatangirana nayo, kandi gutangirana nayo ukayibwira uti Imana nibi nibisha aho ngiye simpazi, nko twatungwe tugahura n'ibyorezo n'ibindi byinshi, ibintu byinshi bidushuka bishaka kutuvana ku Mana. Ariko rero ikintu cyonyine cyadufasha nuko twayishira mu byacu tukemereka tubyara ikatuyobora. Birashoboka rero ko ibintu byose wahuye nabyo muri icyo gihe gishize watangira bundi busha ukayitumira mu buzima bwawe. Kuyitumira rero si ikindi nukuba wewe utishushanije mu kuri kwawe usohoyemwo ukabana n'Imana ukayitumira. Uzagenda ubona impinduka, kuko Imana yacu ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva, ntabwo ari ikigirwamana. Imana yacu rero ni Imana y'imigenderanire, irifuza kugendana nawe. Nagira ngo nkwibarize, ese byakunda kuri iyo gahunda yawe nsha? Ese byakunda kuyihamagara muri uyu mwaka? Ko twabonye ko umuntu ashobora kwiringira inzira ze ariko ntazishitse. Yesu ashimwe. Ariko rero ikintu cya mbere ukeneye ni Imana, kuko ariyo alfa, igomba kukubera itangiriro ry'ibyo bihe ugiye kubamwo, ikongera ikaba n'iherezo ikabirangiza. Rero ikindi kintu ukeneye, hari abantu bakunda gutangirana Imana bakayibwira ngo Mana narasengeye urugo turi kumwe, narasengeye kano kazi warakoze, bakibagira gukomezanya nacyo. Mose ntabwo yageze ahantu ababwire ngo ubwo twambutse hano ndabihoreye ngiye gusubira kwa Farawo niryamira. Ariko Mose yakomeje umurimo we, ntiyacitse intege. Nubwo bahuye n'ibigeragezo, Abisirayeli baramurusha nawe araruha, ariko ntigeze acika intege, yarakomeje. Abana b'Imana, umaze gutumira Imana ugomba gukomezanya umuriro, gukomezanya n'Imana umunsi ku wundi. Reka dusome mu Filipi 3:13 aravuga ngo bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Bisobanura yuko umwana w'Imana si nk'umuntu apfa kugenda nk'umuntu adafite ahajya. Ni ukuvuga ngo Imana ikwizeye ikagushira ahantu, ikagushira mu murimo ahantu, ikagushira ahantu mu gihugu, ikagushira ahantu nuko ugomba gukora. Kenshi abantu usanga twatangiranye nayo ko twagira hagati tukabivamo tugacika intege bitewe n'intege nke dufite. Intege nke mvuze ndashaka kuvuga kumva
ukumva utakongera gukomeza icyo wiyemeje. Yesu ashimwe. Rero gukomezanya n'Imana ni ikintu gikomeye. Akenshi Imana turayitumira yadusubiza kuri cya kibazo twayibwiye, cya gisubizo twayisabye, tugasa n'abayiparitse ku ruhande ntitukomezanye nayo. Niba umuntu ashobora kugutegeka akakureba mu byo ukora akagira ibyo ashima n'ibyo agaya, n'Imana yacu rero ifite uburyo ishobora kukugenza, cyangwa se ikumvira ababaye, ibabajwe n'umwanya yaguhaye, ibabajwe n'ahantu yaguteretse, ikakugirira icyizere. Yigeze kuvuga mu ijambo ry'Imana ahantu hamwe aravuga ngo nicyujije icyatumye ndema umuntu. Imana rero nikavuga iryo jambo ku buzima bwawe, nikavuge ngo nicyujije icyatumye muha kubyara, nicyujije icyatumye mushira hariya hantu. Si uko Imana yacu ikenye abameze neza, kandi munyumve neza, sinshatse kuvuga ko Imana ari Imana ikenye abantu beza, oya, ariko ku bwawe urimo kunyumva irifuza ko uva mu bwiza ujya ahandi, igukeneye wewe ku giti cyawe. Wewe rero Imana abantu batabigenje nabi barahari kandi bakimeze neza. Rero ndikubwira umuntu bireba yifuza gukomezanya n'Imana atazagera hagati mu rugendo ngo atangire kwibuka amadegede n'ibitungurusumu nk'uko Abisirayeli babigenje, bagatangira kwibuka barusha Mose bamubwira ngo turashaka gusubirayo, kuki watuzanye? Ese hariya nta nyama zari zihari, nta bintu byari bihari? Ndifuza rero ko utangirana nayo hanyuma tugakomezanya nayo. Bakomezanya nayo bati rero, tuzi ko Paulo yari umuntu w'umunyabwenge kandi yari umuntu ukomeye. Yesu Kristo amaze kumwiyereka Paulo ntabwo yacitse intege, yarakomeje yumva afite amatsiko avuga ati Mana ndashaka gukomezanya nawe. Filipi 3 ati sinibwira. No icyo kintu Yesu Kristo yagufatiye ujye uharanira kuvuga ngo sindakigeraho, ukomeze gucukumbura, ukomeze gushakashaka iyo Mana kugeza igihe uzarangiza urugamba rwawe neza, ukavuga uti narwanye intambara nziza, ukazahabwa igitsibo mu ijuru. Niyo mpamvu rero abana b'Imana tugomba guhorana inyota yo guhora twibaza niki Imana ushakaho muri iki gihe, niki ushakaho muri iki gihe gisha ntangi, niki ushaka ko nkora hano hantu ushize, ugahora ugitekerezaho, bityo muri kwa kugendana nayo buri munsi waratangiranye nayo ugira ubutsinzi. Yesu ashimwe. Ariko rero kugendana nayo natugira imbogamizi, nibyo simpakanye ko zidahari. Imbogamizi ziradutera, tubyuka zihari, tukagenda zihari, tugataha tugasubira kuryama zigihari. Ariko hari ingamba tugomba gufata nk'abana b'Imana. Ikintu cya mbere ugomba kwitwaza ni intwaro y'ijambo ry'Imana, ukamera nka hariya mu Befeso 6:11 ngo muhagarare mwemye mwambaye intwaro zose z'umwuka kugira ngo mubashe kurwana neza, muhagarare nk'abasirikare. Ariko si ibyo gusa bene data, ntidukeneye gusa, ariko hari n'ubundi ubwenge Imana yaduhaye hejuru y'umwuka, hejuru y'impano. Ndashaka kubwira umuntu wese uri ku musozi wari wo wese bahamagawe mu by'Imana, ariko nagira nkubwire ko nawe umuntu w'Imana hari ibintu bikureba birenze gusoma Bibiliya no kuvuga mu ndimi. Haleluya. Reka dusome mu Migani 6 aho nifuje ko twigira ku kanyamaswa kitwa ikimonyo. Iri jambo narisomye rinkoraho cyane, ifuza gusangira namwe. Haravuga ngo wa munyabutewe, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge, nikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa sebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzakanguka ryari? utihenga nsinzire gato niweture kanzinya kandi nipfunyapfunye sinzire nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bukugereho nk'ingabo. Nasanze abantu benshi tutameze nk'ikimonyo. Ikimonyo nakigiyeho ibintu bitatu. Ikimonyo ushobora kwibaza ngo ni igiki? Ikimonyo ni akantu kameze nk'agashishi. Biratubwiye ngo nikagira umutware, nikagira igisonga, nikagira shebuja, ngo ariko ngo ugahunika ibyacu. Hari ibintu bitatu rero nakigiyeho. Hano Gasimba ngo kirinda guhorana impamvu. Yesu ashimwe. Kugira ngo ubashe gukomeza neza n'Imana nuko wirinda impamvu zituma udakora neza uwo murimo washinzwe. Impamvu duhorana nizihe? Duhora tuvuga ko hari ibyo tubuze kugira ngo tubashe gusohoza icyo twiyemeje. Dufite impamvu zituma dukerererwa mu kazi, dufite impamvu zituma ibintu tutabikora neza, dufite impamvu z'amafaranga tubuze cyangwa se abatuvugira. Bibiliya tubwira ngo nikigira igisonga umutware na shebuja. Hari igihe rero tuba dushaka ko ibisonga bituvugira kugira ngo tubashe gukomeza ikimana idusaba cyangwa se umurimo twiyemeje gukora. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo ni gute umwana w'Imana ashobora gutangira neza ibintu ugomba kubitangira udafite impamvu. Impamvu turazifite, ariko ndavuga mu cyerekezo kibi abantu dukunda gukoresha cyo kuvuga ngo sifite ibimbuzi ibi, impamvu ntakora nuko byagenze gutya. Ibyo biratworohera cyane, ariko twigire kuri kano Gasimba. Urifuza ko tureke guhorana impamvu zidusobanura buri gihe? Akenshi tubiterwa n'ubunebwe. Tuba twumva ko hari umuntu atatugenjereje neza kugira ngo tubashe
gushimisha Imana, tubashe kugendana nayo. Yesu ashimwe. Haleluya. ahubwo we wumve ku byawe, ni ikihe kintu Imana yaguhaye gukora watangiye wumva unezerewe, ariko buri gihe ugahorana impamvu zo kunanirwa, impamvu zo kubura amafaranga, impamvu zo kubura abakuvugira n'abagushira imbere. Imana ibaza Mose, yamubwiye ngo ufite iki? Amubwira ngo ufite inkoni. Inkoni yawe rero ni ikintu ufite kidasanzwe, kidasa n'icy'abandi. Icyo rero ntikigusaba ko umuntu akigushira mu ntoki. Imana ihamagara Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Kuko ngo hari ibintu Imana baraguteretsemwo bidasanzwe, bidasa nk'iby'abandi. Dufite amavuta amwe yitwa Kristo, ariko itandukaniro dufite ni ubuntu yagiye duha butandukanye bw'umwihariko. Niwireba urasanga hari ikintu ufite mwene so adafite. Icyo nicyo ugomba gukoresha, tangira nona. Icya kabiri, nige ku kimonyo, nuko kirinda gusubika gukora. Akenshi rero iyo ufite impamvu zihora zigusobanura impamvu udakizwa, zigusobanura impamvu ibintu utabikora neza, kenshi uterwa n'umwuka wo gusubika ibintu. Ukavuga ngo nzabikora ejo kubera ko ntarabona ibi n'ibi, nzakizwa ejo kubera ko ndacyafite ibintu byinshi nkeneye mu isi. Reka nkubwire, gukizwa si imbaraga zawe, gukora ibyo bintu si kubw'imbaraga zawe. Biratubwira ngo si kubw'imbaraga zacu, si ni kubw'ubushobozi bwacu, ariko ni kubw'umwuka wera. Umwuka wera rero azagushoboza kugira ngo ubashe kubikora. Yesu Kristo abaza cya kimuga, yarakubwiye ngo mbese urashaka gukira? Hari igihe kenshi dukunda gutegura ibintu, tukabwira Imana ngo turashaka gukizwa, tukabwira Imana ngo turashaka ibi, ariko yakureba mu mutima igasanga mbese ko ni by'ukuri urumva ukeneye gukira. Kuko umbwira amagambo menshi ngo wabuze umuntu uguta mu mazi, wabuze ngo umuntu gushira mu kidendezi, buri gihe tukamera nka cya kimuga cyari. Uyu munsi we gusubika, niba wiyemeje ikintu ugikora. Dusaba Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tugabanye ikintu cyo gusubika. Ikimonyo rero ntabwo cyasubikaga ibintu, cyagikoraga uko bukeye, uko bwije, kigatekereza uburyo kizarya igihe hazaba hatari ibiryo. Ijambo rya gatatu nigiyeho nuko gukora ari nonaha. Yesu ashimwe. Gukora ni nonaha. Iyo utekereje ikintu ugomba kureba ibikoresho ufite ako kanya ugakoresha ibyo, kuko Imana yawe irakuzi kuruta uko abantu bakuzi. Kuko kenshi kudakora nonaha biterwa no kwishushanya no kureba ibiri iruhande rwawe, cyangwa se abagusize ibyo udafite nyine, bitewe na za mpamvu zo guhora wisobanura. Yesu Kristo yaravuze ngo data arakora nanjye ngakora. Yesu Kristo umwami wacu yahoze ari umukozi. Gukora ni nonaha rero mwene data, kugira ngo ubashe kwiteganyiriza ibizaza, ko twese tuba dushaka kuva ahantu tugera ahandi. Niyo mpamvu gukora ari nonaha. Ugende nk'uko imbaraga zawe zingana. Mu magambo atatu rero avunaguye twigiye hamwe mu gutangira neza igihe cyawe, ni uko ugendana n'Imana ukayitumira, ubundi ugakomezanya nayo buri munsi. Usomye mu Migani 16:2 haravuga ngo imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera. Ukwiriye rero gutumira Imana mu migenzereze yawe. Nitumira mu byawe uzabona intsinzi umunsi ku wundi. Ijambo rya gatatu nuko twigiye ku kimonyo mu Migani 6. Ikindi nacyo, kuko ngo tutabikoze ngo ubukene ngo buzagutera nk'umwambuzi, n'ubutindi bukuzeho nk'ingabo. Tekereza ugoswe n'ingabo zitwa ubutindi. Uwiteka arabidukize. Kuva uyu munsi twiyemeze kugendana nayo mu byacu byose. Birashoboka rero ko uyu mwaka cyangwa se kino gihe ugiye gutangira gishasha, ko washyiramo Imana aho kugira ngo uzabanze kuyibwira ibintu byarahindutse, uvuge ngo Mana ntiwabanye nanjye kandi utarayitumiye mbere. Imana yacu rero ni Alpha na Omega. Uwiteka duhana umugisha. Nagira ngo dusenge izo ngingo ebyiri n'ikigwa twigiyeho cyitwa ikimonyo, kugira ngo Uwiteka azadufashe muri kino gihe gisha dutangiranye. Uwiteka Imana yacu, ndagushimiye kuko uri Alpha na Omega. Ni wowe tangiriro kandi we iherezo ryacu ry'ibihe byose dufashe. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Ndagushimira aka kanya wongeye kutwibutsa ko ari wowe ushitsa imigenzereze yacu, ari wowe usohoza ibyo twagambiriye nk'abana b'abantu. Ngutumiye mu buzima bwanjye kandi ndasenze kugira ngo uyu munsi uri kunyumva wese, Mana utangirane nawe kino gihe gisha atangiye, cy'ahantu agiye atazi, ndetse n'umwaka dutangiye tutazi uko bizagenda. Turagutumiye kugira ngo uzadufate, udukomeze n'ibikomera. Mana utugumize ku murongo wawe n'ibituryohe, kugira ngo bitazamera kugira ngo kurya ubuki bwinshi burica. Mana ndakwinginze ukomezanye ibirori n'ababifite, kandi Mana n'abababaye ubagenze neza. Kandi ndagushimiye kubikoze kuzabana natwe buri munsi. Ndagushimiye yuko twigiye ku kimonyo. Mana ndasenze uturinde umwuka w'ubunebwe, umwuka wo gusubika, umwuka wo guhorana impamvu. Mu izina rya Yesu Kristo nirukanye ingabo zaduteye z'ubukene kubera gusubika no kutiga neza. Mana buri munsi tuzagendana nawe, kandi ku iherezo tuzakubona.
tuzakubona kuko uri omega. Udukize ubunebwe, gukora ni nonaha, gukira ni nonaha. Mana yacu waravuze ngo data arakora nanjye ngakora, ndagusaba kugira ngo ukorane natwe kuva uyu munsi. Icyo dutangiye aho watwizeye ukadutereka Mana, tugushira imbere, nawe utubere umuyobozi mwiza, natwe tuzakubera ubwoko bwiza. Urakoze Kristo Yesu, izina ryawe ryubahwe ubu n'iteka ryose, amen. Uwiteka aguhe umugisha rero. Uyu munsi tuzongera ubutaha. Yesu akugushe neza. Kuva uyu munsi utangirane n'Imana, ntuzayitumire nyuma mu bibazo, kuko uyitangiranye nayo urongera ukayisubiraho ukayibwira uti twarabitangiranye, ngwino untabare, ngwino ungirire neza. Yesu aguhe umugisha cyane, amen, amen. Ubuntu bw'Imana yacu bane namwe.